Ndacyari kukwereka bamwe mu basobanuzi ba filime ugenda uza amajwi yabo cyangwa amazina ariko utarababona ku ishusho. Uyu nguyu bakunda kumwita Kirabiranya aka Rocky kazi. Urakoze igise. Hanyuma rero DAD ni iki? Ya DAD ni company dufite mu migabane y'abasobanuzi ije nyine kuvugurura ibijyanye n'agasobanuro. Hanyuma kaba disc bana batari kwakira neza DAD bimeze bite? Oya ntago bakora kuyakira ko twazengurutse igihugu cyose bayakiriye ahubwo neza kuko ije kuvugurura akazi n'akazi. DAD rero izahurira hehe na karite y'ibikorwa byanyu cyane ku majwi ko bamwe na bamwe muri mwebwe batanga amajwi atameze neza? Ya abasobanuzi nyine twese n'ubundi urabizi ahantu biba birimo ariko DAD ndetse na koperative y'abasobanuzi bari bafite amajwi adatunganye neza ibyuma nyine installation nta kigenda twabakoreye studio. Okay, hanyuma ijambo rimwe rero ku bafana ba Rocky. Amahoro filime ziraje mwe mwihanga.